Bwana Fabrice Nigena Fabrice, tukwakira hano ku Mugozi TV, turagira ngo utubwire se uyu muhuro wawiteguye ute, wawubonye ute, bitewe n'ibyo twumvaga bateguraga, twumvaga bishyushye ari ibicika, mwawe wawugezeho wasanze bimeze bite? Uyu muhuro ngewe bitewe n'abantu bawitabiriye, nari nzi ko ari abantu bari bake, ariko nasanze ari benshi bahagije, nubwo bose badutenguje ntibaze, ariko uyu muhuro nawushimye cyane, uri ku rwego rwo hejuru cyane. Ni iki cyagutunguye muri uyu muhuro? Ikintu cyantunguye cyane muri uyu muhuro ni uko nabonye kupure imeze ukuntu yajyanishije imyambaro, ariko ndi kuyikemanga nimba ari sherishushu, ni akantu mbese kankomye ukuntu, ntabwo nanjye nari nabisobanukirwa neza. Nk'umuntu wumvaga muri gurupe ukumufitiye amatsiko kumubona, mu bo wabonye hano ninde? Umuntu numvaga mfitiye amatsiko muri iyi gurupe, numva nifuje kumubona, ni umuntu bita Claudine. Claudine wamubonye bitewe n'ukuntu wamwumvaga, wasanze hari itandukaniro cyangwa Claudine harimo itandukaniro? Buriya ifoto ni ikintu kibesha cyane. Claudine namubonaga nk'umuntu usanzwe, ariko njye namubonye gutya face to face, nabonye ari ikindi cyago. Ni umuntu urenze cyane, arasa neza, buriya ifoto zirabeza. Abumvaga Fabrice muri groupe nyir'umudomo, ugira umunwa munini, ugira imitoma myinshi, ubundi bitwakiye turi kuganira nawe. Ongeraho na papa w'utwasamutwe. Ingaragu yanze gushaka ngo izamanza ifate utwasamutwe. Zamanza mfata utwasamutwe mpaka dushize mu Rwanda. Mu Rwanda nidushira nzajya no hanze. Okay, Fabrice turagushimiye cyane kuba witabiriye umuhuro. Reka dukomeze tuganira n'abandi. Sawa, murakoze cyane. Maze nyavuge rero. Dukomereje kuri uyu musore, sinzi niba ari umupapa cyangwa ari umusore, ariko reka tumuhe ikaze ku Mugozi TV, cyane ko nawe ni umwe mu bantu bitabiriye uyu muhuro. Watangira wibwira abantu bakurikiye Umugozi TV? Ni Nkurunziza Patrick, nanjye nyina mu Mugozi TV, ni umwe mu bakinnyi b'Imena. Mu Mugozi TV ukina witwa nde? Nyina nitwa Patrick Nkurunziza Nyirimitungo. Nyirimitungo, twaje kubona ese uriya ni umugore wawe, ese ni ibya filime bite? Uriya ni umukobwa dukinana, ariko ndamukundamo gakeya. Umugabo arangayeho gatoya. Ndamukundaho gakeya, ariko bibaye ngombwa twakwikundanira nta kibazo. Ako gakeya niko kabi. Nk'uyu muhuro umaze igihe kinini ubumva mu matwi yawe unawutegura, ese wawubonye ute bitewe n'uko wawiteguye n'ukuntu wawubonye bimeze bite? Uyu muhuro nabonye ari ibindi, kuko muri make ntabwo nari nzi neza ko byagenda gutya. Ni iki cyagushimishije mu byo wabonye? Ikintu cyanshimishije mu byo nabonye, hari umukobwa mwiza cyane nabonyemo. Mwiza cyane? Nabonyemo, ndari nzi ko nabona. Hajya ngo yitwa Pucuri? Ngo yitwa Pucuri. Ariko Pucuri, kariya kazina ka Pucuri bivuze kuza ku buryo naganira na Pucuri atubwira iva n'imvano ya kariya kazina kitwa Pucuri. None ni iki wavuga kuri uyu muhuro? Ese ibi bintu wabonye ari byiza ku buryo n'ikindi gihe byazagaruka, cyangwa ni ibintu wabonye ushobora kuba wavuga ngo mbikoze uyu munsi sinzongera kwifuza kubikora? Gusa nabonye ari byiza, ahubwo bibaye na ngombwa ku cyumweru gitaha twapanga undi muhuro. Uko niko ubibona? Urakoze cyane Pati, ubwo reka dukomeze tuvugana n'abandi. Sawa, murakoze. Okay, ahangaha murahabona umusore umeze neza wambaye agashati karyoshye, ewana mbese ubona ko aryoheye kumureba. Tuguhaye ikaze ku Mugozi TV. Murakoze cyane ku mikaze. Ndi umusore nk'uko mubivuze, nitwa Tuyisenge Elisa. Ndishimye, icyambere ndishimye nubwo twagize imvura ikatubuza kuhagerera igihe, ariko imvura ni umugisha. Mba muri groupe, ntabwo nkunda kuvuga, ndacecetse,
gusa ariko iyo bibaye ngombwa ko ntanga igitekerezo ndagitanga. Sinkunda kuvuga cyane ariko nyine mba ndi muri groupe, ndi muri ba bantu baceceka ariko bakurikirana umunsi ku munsi. Rero ndishimye cyane, ndishimye icyo navuga, numvaga bidashoboka tunapanga, mbona bigoranye n'iki impamvu ziboneka, ariko ababonetse mbanze mbashimiye, natwe twaje mpamye ko twatwaranye. Murakoze. Twakwibaza ngo uyu muhuro sinzi wenda niba aba bose baje mu muhuro mwari muziranye cyangwa se ari abo wabonye bwa mbere. Abo wabonye bwa mbere ninde ufite amatsiko kubona, abo mwe musanganwe mudaherukanye ninde ufite amatsiko kwa muri kumwicaye muri kuganira nka groupe gutya? Icyo navuga mu bantu bose baba muri groupe cyangwa se b'inshuti y'umugozi, abo tuziranye ni nka 5 ndi kubona hano, 5 bonyine, abandi ni mbashasha mu maso yanjye uretse kubona kuri groupe, ariko ntabwo nyine ntabwo mbazi rwose. Ibi bintu wabibonye gute? Ese niki cyagutunguyemo cyangwa se niki cyagushimishije mu byabereye muri uyu muhuro mwagize? Icya mbere cyanshimishije cyangwa ikintu cyantunguye, ntabwo nari nzi ko nyine abantu mushobora gupanga ibintu. Numvaga bitangira bisa naho ari blanka cyangwa se bitazakunda, ariko ndashima nabonye mwabaye intwari ko muri ba bantu umuntu ashobora kwitabaza no mu bindi bintu bikorwa runaka mukaboneka, kuko numvaga nyine imbogamizi ari nyinshi cyangwa se ari ibintu tuzavuga ariko ntibirangire, bikarangirira aho ngaho bidakozwe. Kuva byageze rero mu ngiro, ni byiza cyane kandi ndabashimiye. Murakoze. Okay, Rize turagushimiye kandi mukomeze mugire umunsi mwiza w'umunezero w'umuhuro wanyu. Mutari mwanshimira ariko mfite igitekerezo nk'umunyamuryango cyangwa se mu mambure mushyashya, kuganira, kungurana ibitekerezo, kuri njye mba numva bidahagije kubera ko turi urubyiruko. Hari ibintu byinshi dukeneye nk'urubyiruko, uretse musangiro, uretse bukakawete, uretse kuba twaganira no kungurana inama, hari n'ibindi bintu dukeneye kuba twahura tukagira abandi bantu muri mwebwe bazi kwiga imishinga cyangwa se bagira umuntu inama, ku buryo tuva ku kintu ngo ni ukwandika gusa, ahubwo tukagira n'akandi kantu duhuriyeho, yaba ari itsinda, yaba ari buryo twakora byo kwihugura, ikindi kintu twakora ariko gitanga amafaranga, ko nibwo tuzabona kurenza uko dutandukanye n'izindi groupe cyangwa se n'izindi nshuti zindi ku yandi mu buryo bukorwa. Sinzi uburyo ndi kubivugamo n'ubari binoze, ariko mpamya ko ikintu cya mbere dukeneye atari kuganira gusa, ahubwo dukeneye no gukora ikindi kintu cyateza urubyiruko imbere, kandi mpamya ko kugira ngo tubigereho byasaba ubwitange cyangwa se abantu bafite ubwenge bwagutse kurenza abo dufite, cyangwa se tugahuza ubwenge, twaganiye tugakora inama, twazashaka undi musangiro aho wagutse kurenza aha, twakora inama irengeje iyi, tukaba n'ikindi kintu twakora mu buryo bwa buri sinzi ukuntu muzabikora, ariko muzabishakira inyito nziza ku buryo baba ari ibintu bizima. Murakoze. Urakoze cyane. Ubwo turaza kuganira n'umuyobozi w'Umugozi TV, twumve icyateganyiriza Umugozi TV, twumve ko imishinga afite imbere, niba koko ibyo bintu byazageraho bigashyirwa mu bikorwa. Murakoze. Hano twakiye umusore umeze neza kuri groupe inshuti z'Umugozi TV. Watangira wibwira abantu, hari abakuzi hari abatakuzi, ariko ese amazina yawe yanyayo ni ayahe? Amazina yanjye nitwa Ndatimana Robert, ndi inshuti z'Umugozi TV, kera nigeze no kuyikinamo, byari byiza cyane. Kuri uyu muhuro mwateguye, ni igihe kinini mumaze muwutegura, wabatwaye imbaraga nyinshi kugira ngo mubigireho. Ese niki kirimo cyagutunguye cyangwa se cyagushimishije utari witeze? Ubundi ni gakeya abantu bakora ibintu nk'ibi ngibi, iyo twahuye gutya bari sawa, byadutwaye igihe kinini ariko byagenze neza, nubwo hari abatabashije kuboneka, ni impamvu z'akazi, ariko buriya bazaboneka ubutaha, kandi ni byiza, turacyakomeje ibirori. Ubutaha nabo nizeye yuko bose bazaboneka, ari abakinnyi, ari inshuti, bose bazaboneka nta kibazo. Twagiye tubona wisanzuye, wishimye. Se mu bantu bitabiriye uyu muhuro, nuhe muntu wari ukumbemo cyangwa se nuhe muntu wabonye ukumva ibyishimo birakurenze kurusha uko wari umeze? Mwese nari mbakumbuye, harimo na Nyiragasazi Pucuri
Nyiragasazi wacu byari byiza kuko nawe nari mukumbuye, namuherukaga kera, byagenze neza cyane. Mwese kandi ndabashimira yuko mwabashije kuhagera, ikirere kimeze nabi ako mwitanze murahagera nukuri. Nyagasana akomeza abandi imbere mwapfura. Okay, Ndatimana Robert urakoze cyane kandi ukomeze ugire umunsi mwiza. Sawa. Robert sinari wasi turi mu muhuro se? Pucuri. Twahoze twumva izina Pucuri, ariko ni na ngombwa ngo buri wese amenye ngo Pucuri ni uwuhe. Ubundi Pucuri ni izina ryawe cyangwa ni akantu k'agasirino? Tubwire ku kazina ka Pucuri, niba atari ryawe utubwire iryawe rya nyaryo. Kamanzi Divine, se iyo bakwita akazina ka Pucuri wiyumva ute iyo bakwise Pucuri? Okay, urakoze cyane. Tugusanze nawe wifatanije n'abandi muri uyu muhuro. Uri umukobwa usa neza, umeze neza, ese kuba wisanze muri aya mabogari y'inshuti z'Umugozi TV, niki cyakunejeje wabonye cyangwa se niki cyagutunguye mu byo wari witeze kubona kuri uyu munsi? Wajyaga ubumva ukumva muganira muri groupe, ukumva ngo Simon, ukumva Robert, ukumva nde nande, ni irihe zina wari ufitiye amatsiko kuba wabona kurenza andi mazina yose wumvaga? Wari ufitiye amatsiko kubona Korodina. Mu bahungu wabonye hano, nuhe muhungu wari ufitiye amatsiko kubona, cyangwa se birashobora kuba mwe musanzwe muziranye, ariko se ninde wari ukumbuye kurenza abandi? Fabrice niwe muntu wari ukumbuye. Okay, urakoze cyane Pucuri, turagushimiye kubw'umwanya waduhaye muri uyu muhuro. Reka tukwifurize ibyiza kandi dukomeze kwifuriza ubumwe cyane muri groupe, mukomeze musabane ndetse muzagere no kuri byinshi muteganya kuzageraho. Yego, murakoze namwe, ndabashimiye cyane. Okay, bwana muyobozi w'Umugozi TV, bwana Simon, hari ikibazo kimwe umunyamuryango w'Umugozi TV yabajije. Yatubwiye ko yishimiye uyu muhuro ndetse ko yakwifuje ko n'ikindi gihe byazakomeza, ariko yongeraho ikindi cyifuzo ko nibura hari ubundi buryo mwakora mukajya muhura mu mishinga irambye, mukaba mwagira imishinga mutegura nka groupe. Ese ibyo bintu ubivugaho iki cyangwa se ubyumva gute? Murakoze. Icya mbere cyari gikenewe ni uguhura tukamenyana, hakaboneka icyizere, kuko burya iyo uziranye n'umuntu hari icyizere kiyongera kurusha uko utari uziranye n'umuntu. Urabona ukuntu twahuye nk'umugozi cyangwa se nk'umuhuro, ubu twabashije kuba twamenyana. Ubu igikurikiraho tuzajya dufite imishinga myinshi tuzategura muri groupe. Hari itsinda duteganya kuzakora muri groupe rizajya riduteza imbere, ku buryo umunyamuryango yagira ikibazo akaba yabasha kwifashisha iryo tsinda rikamugoboka. Hari n'ibindi tuzajya dukora, ariko icyari ngombwa ni ukugira ngo tubashe guhura tumenyane, tugirane icyizere, tube inshuti. Ariko hari byinshi biteganyijwe bizaba kandi tuzageraho kubera Imana ko izabidushoboza kandi ikabidufashamo. Okay, Imana izabibafashemo. Uyu muhuro wawubonye ute? Niki cyagushimishije mu byo wabonye hano cyangwa se niki cyagutunguye? Uyu munsi ikintu cyanshimishije cyane ni ukubona urubyiruko rwafashe umwanya rukigoma, rukareka ibyari kubashimisha bakaza kwifatanya n'abandi mu byishimo. Byanejeje cyane. Ni hake wabona abantu
bafashe umunsi bakajya kwishimisha nk'urubyiruko, bakaba bakwifuza kuba bakunguka inshuti mu miryango. Ikindi cyanshimishije cyane by'umwihariko ni ukubona ndi kumwe na Claudine mu muhuro, byanejeje cyane, nabyishimiye. Wenda n'abandi ntarinzi kuba nababonye, nabyo byanejeje cyane. Urakoze. Muri uyu muhuro, muri abantu bari barimo, ninde wari ukumbuye kubona by'umwihariko ku buryo wamubonye ukumva bigukoze ku mutima? Umuntu nari nkumbuye cyane kubona ni Elize. Elize ni umuntu utakunda gusabana n'abandi, ariko kubona yitabire nawe uyu muhuro byanshimishije. Abandi bose barasabana, kuba basabana gutya mu bandi birasanzwe, ariko Elize by'umwihariko ni umuntu utakunda kuboneka mu rubyiruko, ni umuntu utakunda kwitabira ubusabane bw'abandi, ariko kubona yaduhaye umwanya akaza kwifatikanya natwe, kandi ari mushyashya muri groupe, ajemo vuba, byankoze ku mutima, byanshimishije cyane. Okay, urakoze cyane. Dusoze se, ni iki wabwira abanyamuryango muri rusange, cyane cyane ab'Umugozi, inshuti z'Umugozi TV? Icyo nababwira cyane nifuza muri njye ni uko twaba umuryango, tukunguka inshuti nyinshi, tukubaka umuryango ufite urukundo, ufite ubumwe, tukabasha kuba twamenyana, tukabasha kuba twabyara inshuti nyinshi zitandukanye, kandi ishimira buri wese wabashije kuboneka cyangwa se wabashije kugira umwanya wo kuza kwifatikanya natwe. Ni iki wabwira ku muntu utageze ahangaha uri muri groupe? Yesu yahombye pe. Twariye turanywa, twariye neza, batwitayeho, twifotoje, twishimye. Umva, umuntu utaje yahombye pe, yahombye. Ku mafoto wenda araza kubyibonera, ariko umuntu utaje yahombye pe. Urakoze cyane, turagushimiye Bwana Simon. Uyu ni umuyobozi w'Umugozi TV, ndetse akaba n'umuyobozi w'inshuti z'Umugozi TV. Byose hamwe n'ubihagarariye, reka tumushimire cyane kubw'umwanya we aduhaye muri iki kiganiro cy'umuhuro. Ibindi bisigaye Imana ibahe umugisha, twifuje gukomeza kwenjoyingana n'iki kirori. Urakoze cyane. Turagushimiye wabanye natwe n'Umugozi TV cyangwa se inshuti z'Umugozi TV. Nk'uko mubizi, twari turi mu muhuro wari urimo abakinnyi bakinnye mu Inshuti Mbi, ndetse Inshuti Mbi ni filime yamamaye cyane, ndetse hamwe n'indi filime ica ku Mugozi TV yiswe Wayini. Izo ni filime zakunzwe na benshi, ndetse na n'ubu zigikunzwe, nawe utarayireba wanyarukiraho ukagenda ukayireba. Aha twari turi mu muhuro rero, aho groupe yubakiye kuri filime yitwa Wayini, ku Inshuti Mbi, ndetse ibyo byose bikaba binyura ku Mugozi TV, bikaba byarahuriye hamwe baza gukoramo groupe yitwa Inshuti z'Umugozi TV. Ni groupe ngari irimo n'abantu benshi batandukanye. Nawe utarayijyamo ariko ukaba wifuza kuba inshuti z'Umugozi TV, nawe ni karibu, amarembo arakinguye, waza ukifatanya n'abandi, ubundi mukagera ku byiza byinshi bitandukanye. Mu gihe kizaza nawe tukazahura nawe twenjoyinga. Njye mwabanye muri ibi biganiro nitwa Amen. Uyu akaba ari Nigena Fabrice aka papa wo twasamutwe, nyiri vogonyo, nyiri kavuyo. Anagira umunwa munini uyu mugabo muri kubona. Ayo yose muyongereho nje banyita nyiri umudomo. Nyiri utwasamutwe. Ciao.